Yes, muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Ishenyi TV show. Twongeye twagarutse kuko musanzwe mutumenyereye ijuru kuri mikoro n'abandi musanzwe menyerera Kiza Eric ndi ku kazi Rubego Semavuta. Twagarutse turi hano dufite abatumigwa isi. Babandi musanzwe menyereye kuri TikTok muzamo bakurikirana cyane. Baraje babibwire bafite TikTok bafite na YouTube baraje babibwire gusa ico nzi ko mubakunda nabi. Rero barakumbuye cyane. None reka duhere hano mu kaboko k'uburyo batangira babibwira kugira ngo tuze kuganira amabiri matatu. Murakoze cyane mwebwe mwese mugiye kuntegera kandi muntegeshe yombi. Hanyuma ese ndavuga amazina y'ababyeyi cyangwa ndavuga amazina y'akarere y'umuhanda. Nitwa Seba, niryo zina bazi cyane. Korera kuri channel yitwa Iyemere Nawe, TikTok cyane ndetse na YouTube na Facebook. Murakoze cyane. Bareke kwigirisha umuvandimwe. So guys, turabaramukije twese. Niba abandi muzi to tuzo duhinduka duhora kwa kundi. Bajya muzi kuri TikTok. Bajya muza mukurikirana ndakeka twari tugize igihe kirekire tutagaragara mu mayeri ariko twagarutse. Amazina banyita Savanzabakiza, korera kuri Iyemere Nawe, TikTok, YouTube, Instagram, aho hose tuba turiho. Karaza nawe karaza kindamushakisha ari muzi. Gusa kindashakisha uburyo ngubaka gusa ndabona ibiti n'imigani. Niki arabura iki kugira ngo Ikibanza cyangwa Ico mbura nkabitanu. Nako nkabibiri. Harabura kubaka nyine no gushaka ibiti n'imigani. ese kubaka uziyubakira ubukodesheje Kodesheje ibyo abandi biragoye ngombwa wiyubakira. Yes, mu buzima busanzwe uri muntu ki ukora iki mu buzima busanzwe nyine hano muri imihanda? Hano muri no mihanda ubuzima busanzwe nkora nakazi kwasi tu akazi kaho do muntu waho sindenze nk'abandi sindika babandi bizamura. Oya baretse kwimanura. iyo nshatse urambona ijya kwa biraza abantu nshaka nukanshaka numwete uzombona ndahari nditoreje nayanje gusa ndi kuri Iyemere Nawe gusa naho ndahandi. Rero nkabira bintu mukora kuri Iyemere Nawe cyane kuri TikTok niho tugenza kubabona n'abandi bose nubwo mwabibwiye ndabizi ko bazabona kuri TikTok. Nkabira bintu mukora kuri TikTok muba mubikura ni ibintu mwitekerereza mu nyiri cyangwa ni amakuru mugenda mufata ku bandi? Ni ibintu dutekereza urebye byinshi nizo dutekereza byinshi 90% nizo dutekereza 190. Mukabitekerezamo mufatiye ngo kubera ko ari utuntu twinshi mukora tukabona ari ngutuntu twakera bene uko hakaba bimwe mu myaka yanyu igaragara. Sinzi nimba ari itoto igaragara bikagaragara ko mutarabaho. So tani ibyo ngibyo ubona dukora bigaragara nkaho twari tutarabaho ibyo nibyo dukora handi ariko ibi bindi tuvuga bigaragara nkaho twari twaravutse. Izo ngizo niyo bitandukanye. Urebye nka biriya bya ruguru tuvuga hari ukuntu ushobora kuza kukubwira ngo se kera baragutumukarira biriya ntibabikora ukangukarira baracyari tiwumva noneho hakaba ibindi wumva nyine mu mihanda tu usanga wumva gasekeje ariko kera nje nkabona agashiza ku mutwe kakavuga kandi kagasetsa abantu. Seba, rero iyo ukora nkabira bintu tutekereza ko mu Banyamurenge ko hari utuntu bazagenda bafata ugasanga hari utuntu baremereje tutekereze ko hari igihe ushobora kuzagerageza ugiye kubaka ukaba wubura umugore kubera turi atuntu dukora mu Banyamurenge bitwa ko ari utuntu tw'udukomedi dusekeje kandi komedi mu Kinyamurenge ifite irindi zina. Suramo ikibazo. Turi atuntu ukora tw'udukomedi dusetsa hari igihe mu Banyamurenge challenge zabo ziduca intege. Tutekereze ko ari aho ushobora kuja gusaba umugeni ngo babe bo kwanga kubera irampamvu.
ikibazo cya mbere ndama nkubwira n'igisubizo cya kabiri. Ikibazo nacumvise twari nagiye ikibazo nacumvise igisubizo gihari hari n'uwo nkundira ibi nkora. Urumva abanyamurenge ntawe utonyita ikirara n'undi nyine nza mpushuka akavuga turana umungu ni ikirara. uriya ni umuhungu w'ikirara wa mungu w'ikirara kandi ntazi ibintu by'uburara nza mvuga ibintu biza bisetsa abantu bakamavuga ati ni ibirara bari abahungu ariko ga nikize kubwira ko bazetse utahabaye babitegereye. none se mu rusengero pasiteri ahabwiriza iyo amenye ko mwishimye cyangwa mwavuze cyangwa mwarakaye niki azaza atera rero mugabo mugasubiza amen. mu gihe batanezerewe cyangwa batishimye bo gusubiza nuvuga ngo tuzi ko iyo abona iyo mutabyitaye usanga abantu bose bagiye kuri chat aho n'abadafite amamega batangiye kuri amafoto cyo kikwemeza ko baba batamukurikiye. Tagihaza agera akavuga ati ariko turi kumwe agasanga bari kumwe mureka mu telefone ayaye tagihe azabwira ati amen hakabura n'umuntu n'umusubiza kandi harimo abantu baba bari kumwe kujya nti baba bari kumwe naho umuntu muri kumwe zakwereka buri kintu cyose. none uzibona gute iki twemeza commentaire like no gusharinga ndetse n'abantu nyine bakabatera courage. ta comment rero z'urucantege ziba zirimo izo ntizobura zirahari nyinshi zikubwira ngo ka Steven mwana twahirutse witonze ibi ni ibiki nibiki wambwe bakambwiraga ngo nuyu wangize ikirara nimba gari abandi ko baramwandikira ko ngo niwe none mukumva mwe mubifashe gute nyine kugira ngo mubikomeze. none twayifatiye umuti turavuga ngo nitwita ku magambo y'abantu tacu uzagera. nimwita ku magambo y'abantu tacu uzogera. ni wita ku magambo y'abantu bavuga tacu uzogera. tuzo ko wewe ufite ino channel yawe uko hose umuntu akabwira ngo reka ino channel si yanje ndumukozi si yanje ndumukozi sawa abo reka ino channel wakora kandi uzi ko mbere hazoza izokugeza aha izogukura hanga uri kazangurira umwerere nimara ngo uyireke wewe kwemera gusa kitege wowe arige turuzi urashobora ubu nyine gutereta umukobwa kama kwanga uti ukundana n'ikirara oya uwo niwe hakaba n'ukunda kubera ibyo ukunze ikirara bakunze iki oya none se wonyine urumva ari ikirara niko mu kinyamurenge bimeze aho nyine no mu kinyamurenge kandi namwe ni mu kinyamurenge muri ko kumana siko bimeze twebwe tusa tugenda dukurikira burya iyo wumva umuntu kugiye umuntu yakuvugana uyigeze ugakora ubu niwumva ko ugiye umuntu karakubwira inabi ko barakubwira inabi uzumenye ko imbere y'inabi hari neza kurumva bajya bakubwira inabi bakubwira ati reka gukora bino numara kugera imbere bamaze kubona umaze gufatisha niba bazo kugarukira baza bagusanga. Rero no kuvuga ngo amatwi yumva ibiduca intege tuyazibe dufungura amatwi yumva aguciye intege biguciye intege uhabona nawe nyine biraho uzacika intege ariko niguca intege uhabona bitoguca intege hahandi utahayibona hari akantu komeza uzakomeza tugahagarara. rero kugira ngo utangire bino bintu zo kuja ku mbuga nkoranyambaga urashobora kuba ufite umuntu warebeyeho cyangwa wakujanye bwa mbere tawe narebeyeho urashobora kuba ufite umuntu wa mbere wakujanye muri kamera bwa mbere kugira ngo agutinyure. umuntu wanjanye kuri kamera bwa mbere kubera ko nje ndamufite uramufite nje ndamufite uwamujanye uravuga uwanjanye kuri kamera wanjye kubera ko urabizi umuntu ataratangira kuja mu maso ya kamera azamva mu maso ya kamera hateye ishuye akumva hateye ubwoba. rero ukagira umuntu ugutinyura wahageze akakujana asa n'uri kukwinginga nta kibazo ugatangira ukaja bwa mbere. uwo muntu uramuzi hajya wa munsi tuja kwa The Family
sibwo bwari ubwa mbere burya wewe sinzi gawe niba mba bwari ubwa njye bwari ubwa mbere ntabwo bwari ubwa mbere wowe nawe utabwo bwari ubwa mbere ko ndibuka ko bwari ubwa mbere ko ndibuka ko bwari ubwa mbere wewe kuri kamera cyangwa no kuri telefone no kuri telefone kuja mu maso kugira ngo bakwa uploading ku mbuga nkoranyambaga mbese z'abandi cyangwa kuri cyangwa ari yawe nyine kugira ngo utangire yawe wayitangiye wategurira nani si ukorera wa munsi twicara hepfo ku mabuye si wowe watangiye ni wowe wanjanye wa mbere mbese ndagushimiye Imana ishimwe ni cyane wowe wanjanye wa mbere ni wowe mwarimu ahubwo ngiye kubyandikana nabyibagiwe aho rero kuba iyo ntambwe ugezemo hari abandi bifuza ko bogera muri iyo ntambwe ubonye umuntu uri gutangira ugiye gutangira akagusaba korabo kubera ko umaze kugira izina ngo kumuzamura wo kwishura hejuru ukumva utokorana n'umuntu ukiri hasi ukumva utomuzamura kubera ko bibaho dusaba korabo akanze kumuvuga yararirimbye ngo nubona ngo isi ngiye gukomera amashyi simvuze ko yayinkomera ariko ngo nubona ngo isi ngiye gukomera amashyi ngo uzibuke bya bihe ngo wabayeho ngo nta n'umwe ukuzi urumva ibyo ntibyotuma umuntu yishyira hejuru kubera ko abazi aho yatangiye abazi mbese hari n'igihe umuntu yasabaga n'ikiganiro umuntu akakimwira kandi atazi ko nawe woganira ukavuga ibyo abandi bazavuga ariko akagama kikwima nuko none nawe ubona wocima abandi bakiri inyuma yawe bariko bazamuka jewe ntabwo ushima kandi ntabwo ntugaya ariko abatazifite bose bagomba ariko bafite umutima wo gufungura cyane ibyo ntibishobora ntubibashimira bagende babyishyiremo nyamara kubyishyiramo babikunde nyamara kubikunda bafungura amacana nimba babashe gusa nyine kuyakorera nta kibazo namara kuyakorera akagusaba korabo akagusaba ikiganiro nubwo yonsaba ngo kandi ubona akiri hasi nubwo yonsaba ngo tumugabire no cano nta kibazo nubwo yatugira kubera ko ari akajambo ngenza bakavuga kuri TikTok hari umuntu aza yifuza ko abandi bamufollowinga ukaba usanga buri gihe azavuga mu following ariko yazaca kuza abandi akazire ukaba usanga kuri TikTok wagize views ibihumbi birenga 50 ukaba usanga hariho amalike atarenze 20 biterwa n'iki kandi uwo wayaciyeho naba kuri TikTok kandi nawe kandi yanayirebye kandi nawe akeneye ko bamufollowing icyo giterwa n'iki icyo yenda biterwa n'ubushake kandi hari n'igihe uba musabisha ati following ukanakora na video ati following hako bakayitambuka nyine hari igihe umuntu adakunda ibyiza bya mugenzi we icyo ni icyambere ni nacyo cya kabiri nase twese nitwanga ibyiza bya bagenzi bacu uko umuntu ari subscribe imwe twozogera ku byiza none se nyine bose siko babyanga none se tuvuga ino cyane ukorera ifite nimba ari 1000 hafi 200 ngaye 500 none sabo urumva ko ari abanzi bawe ubwo ngaho ni ibyo bibiri ariko uhuje views mba mfite aba views n'abantu baba babirebye rero nukuvuga ngo abantu barenze subscribe mba mfite abandi barebye batakanze bo nikicabate urumva bo hariho gana batazi kuzikora bagashaka iyo subscribe bazavuga uretse nabo abona ubushake bwawe zenda hari igihe ashobora kuvuga ngo ashobora kugera ku byawe kuko hari ukuntu wewe amajewe ndashobora kwishimira gutera imbere ukabyanga gute none reka nkubwire ariko njewe kenera yuko ushobora kwishimira ko nje ntera imbere uri umurozi uretse n'uburozi si abarozi bose abarozi b'abandi bamaze kurengana si abarozi kurumva ariko agavuga ati uyu muntu kandeke ntanawukorera ariko akareba ariko ntakora subscribe na like na share na comment ntanabikora akareka hakaza undi iwe akaba yokwifuza buri kanya uzakomeza uposting akurebe
akarambirwa no upostinga akarambirwa no kupostinga uwo muntu ariko wari mwiza uwo ni sawa cyane ntituvuga ko niba uzibona views ya mbere atari iyawe cyangwa atari indi email ukoresha tuvuga uzuhita umenya ko uwo muntu turamukunze nabi uwo muntu ugomba kumukunda turamukunda yes turabashimiye inshuti bavandimwe tugana ku musozo kubera ko bano bacu twari tubakubiranyije aho twari duhuriye rero amajambo yo gusezera abafana ba Ishenyi TV show ndetse n'imbari n'icogiro ubabwira. Yes guys, turabakunda mwebwe mwese mudukurikirana ku Ishenyi TV. Ariko yari yitwa Stabilisateur, ni naryo zina twari dukunda cyane kubera ko ngo ryakaza rinanira benshi kurivuga. Aza kuba heza ngo ni Ishenyi, umuntu ukikibuka nyine Ishenyi atubwire. Mukomeze mudukurikirane, mugende no kuri Yemere Nawe. Twiyegereje na cameraman tunamutahisha. Twegereje cameraman tunamutahisha kubera ko tumwegereje dushoje. Twegereje dushime n'abantu badukurikiranye bose n'aba baje mu kiganiro, namwe turabashimiye kubera ko iyo mutahaba cameraman ntiyari kuhaba na cameraman yadahaba natwe ntitwari kuhaba. Murakoze cyane. Asante sana. Amajambo abiri yo gusezera abafana. Ishenyi TV show mugende mukore subscribe, mugane abakecuru ni subscribe mugende muyikore na share na comment na like, muyikurikirane izija ibintu byiza kandi biteye amatsiko. Buri umwe wese wakurikirana Ishenyi TV ahora yikurikirana, muyigirire umwete na wito uzugenda aho uri wamutekereza ati Ishenyi TV kandi no kuyanyuka aho natwe kandi dufite yacu niyemere dukorera ahantu ni henshi, twe turi henshi TikTok, YouTube, Facebook, Instagram turahari. Uzugenda wamugenda muri televiziyo yanyu ziyamiraramwo buce abo mubana mu nzu bose ukore subscribe, so turabiyegereje kabisa.